Hello, you're welcome yet again to The Context by The New Times. My name is James Munyaneza, and today we are honored and privileged to have an important guest, the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the Republic of Rwanda, Ambassador Jean-Patrick Olivier NDUHUNGIREHE. Muraho neza mwongeye kwakirwa kuri gahunda ya The Context ya The New Times. Nitwa James Munyaneza kandi uyu munsi dufite icyubahiro n'amahirwe yo kwakira umushyitsi ukomeye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane wa Repubulika y'u Rwanda, Ambassadeur Jean-Patrick Olivier NDUHUNGIREHE. Murakoze cyane kunyakira. Ntekereza ko abareba iki kiganiro bakurikiranye gahunda zanyu zakomeye cyane mu mezi ashize. Mwagiye mu bihugu bitandukanye cyane muri Afrika, birimo Afrika y'Epfo, Botswana, Tanzania, ndetse munagira izindi gahunda nyinshi z'ububanyi n'amahanga. Hari naho twabonye ingendo n'inama Perezida wa Repubulika yagizemo uruhare. Mwabwira abari ikiganiro byinshi kuri izo gahunda n'ibyavuyemo nyuma y'ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru mwagiranye n'abayobozi batandukanye. Mu gice cya mbere cy'uyu mwaka wa 2026 koko twagize ibikorwa byinshi by'ububanyi n'amahanga byakorwaga ku rwego rwo hejuru no ku zindi nzego zose. U Rwanda rwakomeje gushyira mu bikorwa politiki yarwo y'ububanyi n'amahanga ishingiye ku nyungu z'igihugu, igamije guteza imbere gahunda z'iterambere ry'igihugu cyacu, ariko nanone ikagira uruhare mu guteza imbere amahoro, ubufatanye hagati y'ibihugu no kuzamura ubukungu. Umuyobozi bwa nyakubahwa Perezida Paul Kagame, politiki yacu y'ububanyi n'amahanga ireba kure kandi igamije gutanga umusaruro ugaragara ku Banyarwanda. Ntabwo ari diplomasi ikorwa gusa kugira ngo ibeho, ni diplomasi itanga amahirwe mashya, iteza imbere ubukungu kandi igafasha Abanyarwanda kubona inyungu zifatika. Mwavuze bimwe mu bihugu twasuye. Urugero, muri Botswana, nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagiye uruzinduko rwa leta mu kwezi kwa Gicurasi, maze hasinywa amasezerano atandukanye ajyanye n'ubucuruzi, ishoramari, uburezi, guteza imbere imikoranire y'ubusabane hagati y'abaturage b'ibihugu byombi ndetse n'izindi nzego. Ku ruhande rwa Tanzania naho, nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagiye uruzinduko rwemewe muri icyo gihugu muri Gicurasi, ndetse yanasubiyeyo mu mpera z'ukwezi kwa Nyakanga. Intego y'urwo ruzinduko yari ukuganira ku buryo bwo kurushaho kurinda no gushimangira uruhererekane rw'itangwa ry'ibicuruzwa mu karere, cyane ku muhora wo hagati, Central Corridor, mu gihe nk'uko mubizi umwuka mubi wa politiki mpuzamahanga uri kugira ingaruka ku bucuruzi no ku masoko y'ingufu. Nk'uko mubizi, Tanzania ni umufatanyabikorwa w'ingenzi w'u Rwanda, kandi hafi 80% by'imizigo yacu inyuzwa mu nyanja. Iyo mizigo icishwa ku cyambu cya Dar es Salaam. Twanaganiriye na Tanzania ku ntego dusangiye yo guteza imbere ukwishyira hamwe kw'akarere binyuze mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba, EAC. Nk'uko mubizi, dufite gahunda y'ibyiciro 4 igamije kwimakaza ukwishyira hamwe kw'akarere. Twaganiriye ku buryo bwo gukuraho inzitizi zibangamira ubucuruzi no guteza imbere ibikorwa remezo bihuza ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Kimwe mu byagezweho by'ingenzi muri izi gahunda zose z'ububanyi n'amahanga ni amasezerano yo gukuraho ibisabwa bya visa. Muri iki gihe, abafite pasiporo z'u Rwanda bashobora kwinjira mu bihugu 70 badafite visa cyangwa bakayihabwa bagezeyo. Ibi bifasha cyane mu koroshya urujya n'uruza rw'abaturage, ariko binafasha ubucuruzi n'ishoramari. Nk'uko mwabibonye, ibyo byagezweho hamwe na Botswana, kandi na Nigeria nayo yafunguye uburyo bwo gutanga visa bagezeyo. Umunyamakuru James Munyaneza yakomeje abaza Olivier cyangwa amubwira ati nibyo rwose. Olivier NDUHUNGIREHE ati turacyakomeza kugirana ibiganiro n'ibindi bihugu, twizera ko mu gihe kiri imbere haziyongeraho ibindi bihugu bizakuraho abafite pasiporo zisanzwe z'u Rwanda ibisabwa bya visa.
umunyamakuru James Munyaneza wa The New Times yahise akomeza amubaza ati reka tugaruke gato ku mubano w'u Rwanda na Afurika y'Epfo. Nk'uko mubizi hashize imyaka 12 Afurika y'Epfo ihagaritse gutanga visa ku banyarwanda bafite passport zisanzwe. No mu mwaka ushize twabonye ibihugu byombi bifitanye amakimbirane ajyanye n'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nyuma y'igihe gito twabonye muri Afurika y'Epfo mugirana ibiganiro byiza kandi byubaka na mugenzi wanyu w'icyo gihugu. Nyuma y'ibyo hatangajwe ibyemezo bikomeye kandi bifatika birimo gutangiza inzira izatuma Afurika y'Epfo yongera gutanga visa ku banyarwanda bafite passport zisanzwe. Ibi byashobotse bite mu gihe kitageze no ku mwaka umwe twabonye umubano w'ibihugu byombi usubira inyuma cyane, hanyuma nyuma y'igihe gito wongera kuzahuka. Byagenze bite? Olivier Nduhungirehe mu kumusubiza yagize ati nibyo koko mu ntangiriro z'umwaka ushize habayeho ubushyamirane hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo, ahanini bitewe n'imiterere y'amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo habayeho ayo makimbirane twakomeje kugirana ibiganiro ku rwego rwo hejuru. Abakuru b'ibihugu byombi bakomeje kuvugana kandi nanjye nagiye uruzinduko rwemeye muri Pretoria mu kwezi kwa Kamena, aho nagiranye ibiganiro byiza kandi byatanze umusaruro na mugenzi wanjye Minisitiri Ronald Lamola. Mbere yuko tugirana ibyo biganiro amakipe yacu agizwe n'abayobozi bakuru muri za Minisiteri z'Ububanyi n'Amahanga z'ibihugu byombi yari yabanje kuganira ku ngingo zitandukanye zijyanye n'ubufatanye bw'u Rwanda na Afurika y'Epfo. Kimwe mu by'ingenzi byagezweho muri urwo ruzinduko ni ukongera gusubukura no kwagura ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Muri ibyo harimo n'icyemezo cyo kongera gutangira gutanga visa ku banyarwanda bafite passport zisanzwe. Igihe cyari cyagenwe n'amezi 12, ariko ibyo bishingiye ku mpamvu za tekinike. Afurika y'Epfo iri kuvugurura uburyo bwayo bwo gutanga visa ikava ku buryo bwa kera ikajya ku buryo bwa visa z'ikoranabuhanga, digital visa. Ariko yo mezi 12 ni igihe ntarengwa. Kugeza ubu amakipe yacu ya tekinike ari gukorana bya hafi kugira ngo itangwa rya visa ku banyarwanda bafite passport zisanzwe risubireho vuba kurushaho mbere y'igihe ntarengwa cyatangajwe muri iyo nyandiko. Ibi ni nabyo biri gutuma abantu benshi bakomeza kutubaza impamvu byavuzwe ko bizatwara amezi 12. Intego yacu ni uko ibyo bikorwa byarangira hakiri kare bishoboka. Iyo ngengabihe y'amezi 12 yashyizweho ishingiye gusa ku mpamvu za tekinike. Tuzakomeza gukorana na Afurika y'Epfo kugira ngo itangwa rya visa risubukure mbere y'icyo gihe bishoboka ndetse no muri uyu mwaka. Umunyamakuru Munyaneza yakomeza agira ati ese imirimo y'ibanze yo gushyira mu bikorwa icyo cyemezo yaratangiye. Mwavuze ko hari ingengabihe mwemeranyijweho izageza ku isubukura ryuzuye ry'itangwa rya visa. Ese koko uwo murimo waratangiye? Kandi nk'ikibazo gikurikira ni izihe nshingano cyangwa imyanzuro yihariye u Rwanda rwemeye muri ibyo biganiro? Minisitiri Olivier Nduhungirehe ati kubijyanye na visa nk'uko nabivuze ikibazo ni ya tekinike gusa. Ndatekereza ko amakipe yacu ya tekinike azakorana nayo muri Afurika y'Epfo kugira ngo ibyo bishyirwe mu bikorwa. Icy'ingenzi muri urwo ruzinduko kwari ukongera kubaka icyizere n'ubwizerane hagati y'ibihugu byombi. U Rwanda na Afurika y'Epfo bisanzwe bifitanye amateka ahuriweho ndetse n'umubano mwiza kuva mu mwaka w'1994. Nk'uko mubizi nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi hari ishoramari ryinshi ryaturutse muri Afurika y'Epfo ryaje mu Rwanda. Urugero sosiyete MTN ni imwe mu masosiyete ya mbere yashoye imari mu Rwanda kandi yagize uruhare rukomeye mu gushyigikira igihugu cyacu. Mu by'ukuri MTN yanakoranye na Kiba mu gufasha kuzana abaganga n'abandi bakozi bo mu rwego rw'ubuzima mu bihe byakurikiye jenoside yakorewe abatutsi. Birumvikana ko habayeho ibihe by'umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi, ariko dufite byinshi duhuriraho na Afurika y'Epfo. Icyambere twese twemera akamaro ko kwimakaza ukwishyira hamwe kwa Afurika no guteza imbere umutekano n'ituze mu karere. Nanone kandi u Rwanda na Afurika y'Epfo biri mu bihugu biyoboye umugabane wa Afurika mu nzego zitandukanye ziri mu bukerarugendo,
ubukerarugendo bushingiye ku nama mpuzamahanga, inama z'ubucuruzi, imurikagurisha n'ibirori, ndetse no mu bucuruzi n'ishoramari. Mu nama yabereye i Pretoria twemeranyije kandi kongera imikoranire hagati y'abikorera bo muri Afurika y'Epfo n'abo mu Rwanda kugira ngo twungukire ku mahirwe atangwa n'isoko rusange rya Afurika. Uyu munyamakuru James Munyaneza yahise akomeza abaza Nduhungirehe ati birumvikana ko iyo tuvuga ibijyanye n'ububanyi n'amahanga na politiki mpuzamahanga ku ruhande rw'u Rwanda hakomeza kuvugwa ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakimbirane akomeje mu burasirazuba bw'icyo gihugu ndetse n'ingaruka ayo makimbirane akomeje kugira ku Rwanda zirimo ibihano n'ubundi buryo butandukanye bwo kurugiraho ingaruka. Vuba aha nyakubahwa Perezida Paul Kagame yongeye kugaragaza impungenge ku migambi iri nyuma y'amasezerano ya Washington yasinywe kuwa kane Ukuboza umwaka ushize. Nyamara tuzi ko u Rwanda rwari rwarakiriye neza ayo masezerano, n'iryari mwabonye ko uburyo bw'ubuhuza butagikomeje mu mucyo mu by'ukuri no mu buryo bukomeye kandi bubogamye ku mpande zombi. N'iryari mwumva ko ibintu byatangiye kugenda nabi muri uwo murongo w'ubuhuza. Nduhungirehe ati nyakubahwa Perezida Paul Kagame yavuze ukuri, amasezerano twasinyiye Washington agamije amahoro n'iterambere. Washington Accords for Peace and Prosperity navuga ko ari amwe mu masezerano meza yabayeho mu myaka 30 ishize. Impamvu mbivuga nuko ari amasezerano yuzuye akubiyemo igisubizo ku bibazo by'umutekano, ibya politike ndetse n'ubufatanye mu bukungu. Bityo rero uburyo aya masezerano yagezweho n'ibiyakubiyemo ubwabyo nta kibazo bifite. Mu by'ukuri iyo usomye inyandiko yayo usanga ari amasezerano ateguye neza, ariko ikibazo dufite n'ubushake bwa politike bwo kuyashyira mu bikorwa. Ubwo bushake bwa politike bukenewe ku ruhande rwa Kinshasa, ariko nanone bukenewe no ku ruhande rw'umuhuza ariwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko mu mezi ashize twabonye igenda irushaho kubogama. Reka mbanze ngaruke kuri ayo masezerano ya Washington. Kuwa kane Ukuboza Perezida Kagame na Perezida Felix Tshisekedi bari kumwe na Perezida Donald Trump basinye ayo masezerano. Mu by'ukuri ayo masezerano yari umusozo w'inzira yari yaratangiye kwa 27 Kamena 2025 ubwo ba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basinyaga amasezerano y'amahoro ya Washington. Ayo masezerano yarashingiye kuri Concept of Operations CONOPS twe twaramaze kwemeranyaho yerekeye uburyo bwo kurandura umutwe wa FDLR u Rwanda rufata nk'umutwe ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi ndetse no gukuraho ingamba z'ubwenzi u Rwanda rwafashe. Izo CONOPS zari zifite igihe ntarengwa cy'iminsi 90 yo kuzishyira mu bikorwa. Icyo gihe kwa 27 Kamena igitekerezo cyari uko izo ngamba zose zizaba zashyizwe mu bikorwa muri iyo minsi 90. Nyuma yaho abakuru b'ibihugu bari gutumizwa i Washington kugira ngo bemeze ku mugaragaro ayo masezerano kandi banitabira isinywa ry'urwego rw'ubufatanye mu kwishyira hamwe ku bukungu bw'akarere, Regional Economic Integration Framework. Rwari kuba intambwe ikurikiraho mu guteza imbere ubufatanye mu bukungu hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ibintu ntibyagenze nk'uko byari byitezwe. Nyuma y'itariki 27 Kamena ndetse na nyuma y'itariki 19 Nyakanga ubwo yidoha hasinywaga itangazo ry'amahame hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23, hanemezwa gahenge mu mirwano. Ibintu ntibyagenze neza. Nkuko mubizi mu mwaka w'ibihumbi 2025 hasinywa amasezerano menshi yo guhagarika imirwano, ariko ku gahenge nako ntikubahijwe ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahubwo twabonye ibitero by'indege zitagira abapilote drones byarushijeho kwiyongera. Ibyo bitero ntibyagabwe gusa ku birindiro bya AFC M23, ibintu byari binyuranyije n'agahenge kari karemeranyijwe.
ahubwo byanasuzwe ku midugudu ituwe n'abasivili, ku banyamurenge no ku baturage bo mu bice bya Masisi ndetse no mu tundi turere two muri Kivu y'Amajyaruguru. Kubera ibyo twese tumenyesha Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari umuhuza muri ibyo biganiro ko hari ikibazo gikomeye. Mu gihe twagombaga kuba tujya mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro ya Washington kugira ngo abakuru b'ibihugu bazahurire i Washington mu rwego rw'amahoro, ahubwo twabonaga ibyo bitero birushaho kwiyongera. Twabimenyesheje abanyamerika nabo batwizeza ko bazavugana na Kinshasa. Ntabwo tuzi niba koko barabikoze cyangwa batarabikoze, ariko ikigaragara nuko ibyo bitero byakomeje. Mu by'ukuri itariki ya 5 Ukuboza siyo yari ya mbere twari twahawe yo kujya gusinya ayo masezerano. Hari izindi tariki nyinshi twarashyiriweho muri Nzeri, Ukwakira no mu Gushyingo. Twagiye dusaba ko izo gahunda zisubikwa kuko icyifuzo cyacu cya mbere cyari uko amasezerano yabanza gushyirwa mu bikorwa. Icyakora amaherezo twagiye Washington ku wa 4 Ukuboza, ariko mu gihe ku rugamba ibintu byari bikomeje kuba bibi, ibyo bitero bya drone byari byarushijeho gukaza umurego, kandi icyo gihe AFC M23 yari yamaze gutangira kwerekeza mu bice ibyo bitero byaturukagamo. Ku wa 4 Ukuboza twahaye isi isura y'uko uwo wari umunsi w'amahoro, nyamara siko byari bimeze. Wenda wari umunsi w'amahoro i Washington, ariko siko byari bimeze ku rugamba. Nyuma yaho mwumvise kunengwa kwinshi kwagiriwe u Rwanda na AFC M23, cyane cyane nyuma y'uko umujyi wa Uvira ufashwe ku wa 9 Ukuboza. Sinakeneye kongera kubisubiramo kuko ibyo byaravuzwe cyane. Muri urugwe ibiganiro hagati y'impande eshatu byarasubukuwe hagamijwe kureba uburyo amasezerano ya Washington n'izo konopsi byashyirwa mu bikorwa. Mu by'ukuri u Rwanda rwashyikirije umuhuza wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyifuzo cy'uburyo ishyirwa mu bikorwa rya konopsi ryakwihutishwa. Twagaragaje ibyo twari twiteguye gukora kugira ngo twubahirize uruhare rwacu mu masezerano, ariko twasabaga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikoresha ubushobozi bwazo kugira ngo zikiri igitutu kuri guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane kugira ngo ihagarike ibitero bya drones kuko byari binyuranyije n'agahenge kari karashyizweho, kandi inakomeze gahunda yo kurandura umutwe wa FDLR. Ariko ibyo ntibyabaye, ahubwo guverinoma ya Kongo yakomeje guha FDLR intwaro. Si ibyo gusa, ahubwo yanatangiye gushyigikira no guteza imbere hamwe mu banyapolitike babaye i Burayi kugira ngo babe isura ya politike ya FDLR. Muri abo harimo Jean-Luc Habyarimana, umuhungu wa Perezida Juvenal Habyarimana wahoze ayobora u Rwanda, ndetse na Tom Ndahiro, Tadeyo Twagiramungu, Fabien Singaye n'abandi. Ibi biduteye impungenge cyane. Ikibazo nyamukuru ni ukubura ubushake bwa politiki. Ni ikibazo kiri ku ruhande rwa Kinshasa kuko itubahirije ibyo yemeye mu masezerano, ariko kiri ku ruhande rwa Washington kuko umuhuza w'Abanyamerika atabaza Kinshasa inshingano zo kubahiriza ibyo yiyemeje. Umunyamakuru wa The New Times yahise akomeza aganira na Nduhungirehe amubaza ati, nyakubahwa minisitiri, muri urugendo rwose rw'ibiganiro mwumva hari igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zifite imyumvire imwe n'iy'u Rwanda ku mizi y'amakimbirane ku byayateye n'uburyo yakemurwa? Mubona hari igihe Amerika yaba yarasobanukiwe neza uko ikibazo giteye? Kuko igihe aya masezerano yasinywaga byagaragaraga ko ubutegetsi bwa Perezida Trump bwabyishimiye cyane. Abenshi babonaga ko bwari bugeze ku nsinzi ikomeye kandi ko ikibazo cya Kongo cyari kirangiye. Byasaga nk'aho ikibazo cya AFC M23 n'andi makimbirane yose yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byari byakemutse burundu binyuze muri ayo masezerano. Nyamara ku bantu bakurikirana hafi ibibera muri Kongo byagaragaraga ko iyo myumvire itarihuye n'ukuri kw'ibyari biri kubera ku butaka. Nduhungirehe mu kumusubiza ati, nk'uko nabivuze, uyu murongo w'ibiganiro uteguye neza kandi ukubiyemo ibisubizo bihagije ku bibazo bihari.
twizeraga ko umuhuza yari yarasobanukiwe ko atari ugusinya amasezerano gusa, ahubwo ko icy'ingenzi ari ukuyashyira mu bikorwa. Hari inzira ebyiri zitandukanye. Inzira ya mbere ni Washington ihuza ibihugu bibiri igamije gukemura ibibazo by'umutekano bireba u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo bibazo birimo kurandura umutwe wa FDL no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwafashe. Iyo ni inzira y'ibiganiro hagati y'ibihugu byombi iyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuhuza. Nk'uko nabivuze, amasezerano ubwayo ateguye neza kandi akubiyemo ibisubizo bihagije. Icyo dukeneye ni ukuyashyira mu bikorwa. Ntabwo dukeneye kongera kuganira ku bikubiye muri ayo masezerano kuko twemeranya n'ibiyakubiyemo. Hari kandi inzira y'ibiganiro ariyo ya Doha iyobowe na Qatar, ariko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zishyigikiye kandi ziyagiramo uruhare. Iyo ni inzira y'ibiganiro hagati y'abanyekongo ubwabo, hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23. M23 ni umutwe w'abanyekongo ufite ibibazo bya politiki ushyira imbere kandi uhagarariye kimwe mu bice bigize abaturage ba Kongo ari b'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, cyane cyane abatutsi bamaze imyaka myinshi bahura n'itotezwa. Idoha kwa 15 Ugushyingo impande zombi zasinye amasezerano y'ikorwa ry'ibiganiro framework agreement akubiyemo amasezerano yihariye 8. Aya masezerano ateguye neza kandi afite ingingo zishobora gukemura imizi y'iki kibazo. Urugero, hari amasezerano akemura ikibazo cy'ubwenegihugu n'indangamuntu, andi akavuga ku kongera gusubizaho ubutegetsi bwa leta mu bice birebwa n'aya makimbirane n'izindi ngingo zitandukanye. Ariko icyo tubona nuko ku ruhande rwa guverinoma ya Kongo hari ugushidikanya no kudashaka gukomeza inzira y'ibiganiro nk'uko byari byitezwe. Hari inama yabereye i Montreal mu Busuwisi bitewe nuko amakimbirane mu burasirazuba bwo hagati yagize ingaruka ku mitegurire y'ibiganiro. Ntekereza ko indi nama iteganyijwe mu byumweru bike biri imbere. Umunyamakuru James Munyaneza yakomeje abaza Nduhungirehe atariko murabona ko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idashishikajwe no gukomeza inzira y'ibiganiro. Nduhungirehe ati nibyo tubona. Iyo urebye inzira zombi z'ibiganiro n'amasezerano yasinywe usanga zose ziteguye neza kandi zifite ubushobozi bwo kurangiza aya makimbirane. Ariko ku ruhande rw'u Rwanda twizera ko hakwiye no gukemurwa ibibazo biri imbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego dufite amasezerano ya Washington hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Dufite kandi inzira ya Doha ikemura ikibazo cyihariye kijyanye na AFC M23. Ariko hari ikibazo kinini kijyanye n'imiyoborere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari nacyo cyatumye imitwe yitwaje intwaro yiyongera cyane. Ubu habarurwa imitwe yitwaje intwaro irenga 250. Hari ibibazo by'imiyoborere mibi, ruswa ndetse n'imikoranire hagati ya bamwe mu bayobozi ba leta n'iyo mitwe yitwaje intwaro. Ibyo ni ibibazo bya politiki biri imbere muri Kongo kandi bikwiye gukemurwa n'abanyapolitiki abanyekongo ubwabo. Hari n'ibitekerezo byatanzwe n'abepiskopi gatolika ndetse n'abandi bisaba ko habaho ibiganiro by'igihugu bihuza abanyekongo bose. Twizera ko kugira ngo amahoro arambye aboneke muri aka karere ari ngombwa no gukemura ibyo bibazo by'imbere muri Kongo kuko bigira ingaruka ku bihugu byo mu karere harimo n'u Rwanda. To the proliferation of armed groups, we have now more than 250 armed groups. There is issues of governance or corruption or collaboration with armed groups. So this is an internal political issue in Congo which should be addressed by political actors in Congo. There are even proposals that were made by Catholic bishops and others on how to have a national dialogue. But we believe that to have sustainable peace in the region, we should also address this internal issue because it affects countries in the region, including Rwanda.